ntabwo ubuhamya bw'ibyawe wazashobora kubutanga bwose, harimo buzatangwa n'abakubonye maze. Haleluya! Byose ntiwabivuga, reka ibindi bizavugwa n'ababizi. Niyo mpamvu Imana yemeye ko bishwanyuka biba binini biramenyekana. Ntabwo utari wagize bimwe byacu by'imfura ushinjagira ushaka ngo batabimenya, biranga biramenyekana. Biramenyekana ko umugabo yakubereye mubi, biramenyekana ko umugore yakubereye mubi, biramenyekana ko washomereye, biramenyekana ko urambye mu bushomeri, biramenyekana ko kutakina depoza. Imana yemera ko bimenyekana. Yagira ngo ubuhamya bwawe uzagire nka 70% byaba butanga utavuze. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Haleluya. Miriyamu mushiki wa Mose ari nawe wari umurinzi we, ngo yari ku yindi side de l'autre côté. Aba yabibonye ko umukobwa wa Farawo abonye umwana, ndetse atangira kubona ko yamugiriye nk'imbabazi koko. Agenda amusanga ngo yumve icyo abivugaho. Atangiye kuvuga ka kantu k'imbabazi kavuga ngo kandi uyu mwana wabona ari umuheburayo. Aha, aravuga ati okay, iyi sura nayiprofita nkayivugamo ikintu rero. Nibwo mwegera ati nose nagushakira umuyaya, ubuse uzashaka gukarera? Yego rakajyanye, ariko se uzabasha gukarera? Uzabasha gukarera n'amasomo yawe iyerika umva nawe. Somo yanyu ya nijoro usuzaheka koko n'ukuntu mamwe akamabere yanyu yanagwa. Ngushakira wagaheka se. Avuga ati wabukoze cyane. Nicyo kibazo ubwo nanjye ntangiye kugira icyo umuntu uzakamfasha. Kanzi rwose murajya kuzamuka hano mu kabande namubagejejeho. Naho kumbe azaho ari. Aragiye abibwira nyina wa Mose ari we nyina wa Miriyamu. Ngati rero mama, ibintu bibaye nanjye sindamenye n'ibiri bukunde mu by'ukuri. Ni imitwe kandi nyine uhiriye mu nzu ntatayipfunda. Nkuboneye akazi atakahe ko kurera umwana uwuhe wa wundi wawe hehe. Umuntu yaje koga aramubona kwande kwa Farawo umwami w'ijyu ari we uduhiga. Yego kambabwire kariya kazi mama wa Mose yakinjiyemo atibwira ko ari ibintu byaramba, kuko yibwira ko bishobora kumenyekana. Agiye nk'umukozi yego, yitwa umuyaya, bavugana ibihembo, ariko mu by'ukuri afite ubwoba. Bwati sahani saba bivumbura. Ako natangajwe nuko yagiye akarera umwana, aramurera Mose arakura, aramurera atangira iri twita maternelle, aramurera. Aba umwana wabwira ikintu kakimusigamo cy'ijambo. Akanije kubabwira nta hantu mwakabona hano muri Bibiliya. Nta hantu kare. Abonye ko asoje akazi k'ubuyaya, yafashe ibyenda bambaraga. Ibyo byenda byari biteye nk'ibi ngiyi mubona byo Amasayi, ibyo muzi byo hambere twitaga rumbiya, banyogukuru barazambaye murabizi. No muri Kongo byarahaye imyenda y'amakaro ukuntu twabyitaga rumbiya. Ariko abanyarwanda barabirimbanye cyane. Abanyarwanda bakuru barabirimbanye cyane. Ariko ibara ryo ryari nkarira rwose mubona Amasayi birwo bambaye. Kuri abakenyera bakitera. Nabo bagiraga wabo mwenda uteye uko wabo w'umwihariko wabo. Abonye akazi ke kenda kurangira asezerewe, atatamura dukeya nkuko wafata akayisha rupu kagashishimura kakabyazamo utuntu tutwahi, hanyuma atumushyira mu musego aratumusegura. Aravuga ngo Imana nibishaka ikizaba ikimenyetso bamenye nibura icyo dupfana, bamenye ko twari dufitanye iki isano. Aratumusegura arigendera. Natangajwe nuko utwo tuntu asize amuseguye twaje kuvanwa mu musego n'umukobwa wabaga kwa Farawo
wagombaga kuba umukazana, umugeni w'umuhungu wande wa Farawo. Nizere ko mubizi ko kwa Farawo usibye kuba hari Mose twakwita nk'umwuzukuru, ariko hari n'umuhungu wande wa Farawo wabyara rwose musaza wa mukobwa wa Farawo. Ngo yarahari rero, bari barahazanye umukobwa uzaba fiance, uzaba umugeni we, kandi amabwiriza yahari ahantu umugeni umuhungu azashaka bamuzanaga agakobwa gacutse kwibere k'imyaka 5, 6, 7. Uzamushaka ngana iki? Nawe babyana byisirimba hano, cyangwa barimo gufata amashusho. Ibyo ngo babikorera kugira ngo uyu mwana w'umukobwa akurire ibwami, noneho ye kuzajya agira za mvugo twita z'abanyamisozi. Igicuma bayazunguzamo, inkoni bayakubitisha, ibyo ntimubyumva. Akana k'agakobwa kabaho ngaho karakura kabaga 10, bizwi rwose ko ari akageni kande ka muhungu wande wa Farawo. Batunguwe no kubona kagenda kikundira Mose. Kagenda kikundira nde? Mose. Ukabona niwe kifuza kuyambira, guhobera atashye, urumva kumutindana gutya kagakobwa. Hakaba n'igihe kabikoze uri fiance wako arahwarura, hazamukamo kanure ukishyari. Hari umunsi rero Farawo yabatumye bombi. Yatumye muhungu we, atuma nande n'umwuzukuru we, katubyita kujya mu byumvi, umwuzukuru we ari we Mose. Abatuma kugiye kureba uko abanyagano bameze. Baragenda bagerayo. Mose agezeyo, nubwo atari yamenya mu by'ukuri icyo bapfana, ariko ngo kumva bafitiye ikintu cy'imbabazi, cy'impuhwe, cyo kintu cya miséricorde, kibambi. Kuko kintu bafitiye ibambe kwiri. Agezeyo areba ukuntu babayeho, areba utuntu barya, gakoroboye kutushimbo, akandi kutunyobwa, akasoya, akantu kutugori, areka gakombe. Biravuga ngo ahita ajya hari yasongoza igiti. Abatira umuhora asongoza igiti, maze yegera buri kigega n'ikintu kirimo. Apfumura icy'amasaka, ati mutege hano amasaka. Pfumura icyasoya, mutege soya hano. Pfumura ikibigori, mutege ibigori. Pfumura ikibishyimbo, mutege ibishyimbo. Reba abantu bari bamenyeye kubihabwa ku gakombe, none nayo gatumva mutege ingutiya, nibyanga mutege igitamba cyo mu mutwe, muzana amabase, mutwara ibintu byose kubwinshi. Kandi muhungu wa Farawo ngo ari hariya, hari mabire bavuga ati ndabibwira muzehe kandi ntago umukira. Abangaba bari bagendeye kurya utuntu dukeye, ubundi bagakora imirimo myinshi, none urabarengesha we gutyo. Ndabivuga Mose ati okay, ubivuge nta kundi, numvise mbagiriye imbabazi. Benda gutanga basubire mu rugo, ngo Mose aravuga ati ibintu arabivuga kandi ngomba kuba niteguye uko ndefanda ikibazo cyanjye. Ngutahatahana itafari imwe mu yo babumba, atahana na kagakorobuye basanzwe bahabwaho ibyo barya. Agakorobuye urimo kumva? Agakorobuye. Bageze mu rugo, Farawo rero amaze kwakira ikirego n'inkuru y'ibyabaye, akenera ko nako Mose aramubwira ati ndumva nshaka kubisobanura. Atumiza umunzani. Uyu munzani nyine balance romaine, uyu munzani babita ngo n'umudagi w'igisahane. Hano kuri iyi sahane hashyira kagakoroboyi babapimiraga mu bishyimbo. Hano hashyira itafari mu yo babumba. Urumva nawe icyamanutse ari iki? Itafari. Kagakoroboyi kicura intembe kabiri nguruka hariya. Abwira umwami ati nyakubahwa, mu by'ukuri urimo urahomba. Niba ibyo bagukorera biremereye kuruta ibyo bagaburira, urabona mba. Ngo umwami ahaguruka mu ntebe amukora mu ntoki, amushimira uko adefanze ikibazo cye. Kagakobwa karaho hafi, kaba karaje kahinze kameze amababa. Congratulations, antuka ukuntu wisobanuye, umva noneho binkoza ahantu. Karamuyambiriye, karahe. Kandi ubwo wa wundi wamureze waje ashyushya inkuru yicayeho yayakanuye.
atewe isoni n'ukuntu yidefanze. Urwo rukundo rw'uwo munsi rwongeye gukora ku mutima cyane w'umukobwa wa Farawo, uwo mukobwa wa fiancé ari we mukazana, yego, no kuri Farawo ubwe. Rero bavuga ko uwo munsi nibwo yaba yaragiye kumukorera mu isaso nyine ngo arebe ko yapfa kwigura rwa rwiri rwabaye imbanda rufe kongera ruzamuke mu gake. Ubwo baruryamyeho kandi barabyumvise. Uzi ko ururyamaho n'ibirere kagenda kazamera nk'urupapuro. Kubera imbavu zawe gusa zonyine, nta bashyitsi wazanye bo kubyinaho. Ni imbavu zawe zonyine gusa zafashe ibirere n'imbagara iravanga byose. Ariko umwana w'umukobwa aragenda mukoreramo arimo asasura, barabibonye. Abibona uwo munsi, abona twa tuntu, aratsoye, nimurebe utuntu mbonye mu musego wande wa Mose. Ijambo ryo mu Baheburayo 11:24 niho rituruka. Kwizera niko kwatumye ubwo Mose yaramaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Ntabwo ari ukundi gukura kw'imyaka, ahubwo ni umunsi byamenyekanyeho uwo ari we. Yo mpamvu hepfo yaho masanga umurongo uvuga ngo byatumye kwiyanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wande wa Farawo, abirutisha kumara igihe yishimira ibinezeza, maze ahubwo ajya kurengananwa n'ubwoko bw'Imana. Ngo kuko yatekereje ko gutuka bamuhora Kristo biruta ubutunzi bwose abanyagiputa babitse. Imana ishimwe. Uwo munsi bimenyekana nibwo ati nanjye si imparara rero kuba nabimenye. Kuko umenya impamvu yazambabaze nabagiriraga, menya impamvu yawo mutwaro nabagiriraga, menya impamvu yazampuhwe zari zinkozeho, menya impamvu. Haleluya. Je dois rentrer, ndajya mu bacu. Imana ishimwe. Atitaye ku mavantage yari afite aho ngaho, atitaye ku byo yari yemerewe byose by'amashuri, ishuri ryiza, uburyo bwose bwiza, aragenda. Twihute, yaragiye nyine, nabo bamubera abanyamubiri, abarengeye, ibyo bakoze abarengera, babihindura ikirego. Wa muntu wishe natwe twabivuga, abaratorotse aragiye Midiyani kwa sebukwe aho yashakiye umugeni, kugeza ubwo yaje kugera ku ntego yo gutumwa no gucungura. Ndashaka kwihuta cyane. Bibiliya yatubwiye ngo igihe cyo kubavanayo kigeze. Uwiteka Imana ibwira Mose ngo uyu munsi ndi buteze icyago abanyegiputa kandi kiraba ari cyo cyanyuma. Ku buryo icyago ngiye kubateza, umva, ikikwereka ko abarekuye nuko anagera ubwo abirukana. Ngibyo kuri ijambo rivuga ngo arabarekura birukana, n'ubundi n'iryo Imana yari yabwiye Mose igihe abisengera mu gice cya 5, twasome cyo kuva igice cya 5 umurongo wa 22 wa 23 no hepfo 6 ku murongo wa mbere. Igice cya 5 twumve, igice cya 5 twumve ko havuga umurongo wa 20 kuva 5:20. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira, barababwira bati Uwiteka bareba bacira urubanza kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka mukabaha inkota yo kutwica. 22. Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati mwami, niki cyatumye ugirira nabi ubwo bwoko, niki cyaguteye kuntuma? Kuko uhereyeho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nabi ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakije na gito. Bisengesha ariko iri sindabasha kurisenga Michel, reka sindabwira Imana ko ntacyo nembariye abantu. Twita ngira gahanga gato nkarinda urugumo, kana urumva narasenze mu byukuri. Umusenzi imyaka 44 urumva ntarasenze, ariko sindagira ngo mbwira Imana nashize so n'ucyana ngo nyimbwire ngo Mana nibi ngibi byawe nibi ni cyaguteye kuntuma
uribuka unzanaho ibikabyo ngo uriwe ngo uriho ngo urindiho ngo uwiteka ngo ninyene ngo arabampa kuva nagerayo rero nigo bamereye nabi kandi wicaye mu ijuru niho byagiye ntacyo bamariye Yesu Kristo mwahari wari wavuga amagambo nk'ayo imbere y'Imana ntayatinyuka urugero hari abagabo basenze mu kanyama hari abagabo basenze we uhereho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe agirira nabwo bwoko kandi nawe ntacyo wabakije na gito mvase ubwo nari kukubaza icyaguteye kuntuma noneho ngo ntumaga wabitekereje neza umva ayo magambo ariko ya n'amasengesho ni ikiganiro ni disikuru ni intonganya niki gatatu murongo wa mbere Uwiteka abwira Mose ati uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bwayo maboko Mana ishimwe niyo mpamvu rero mwumvise hari ku cya 11 bawure mazina simwa inkuru ikaze cyane niyo mpamvu mwumvise hariya Uwiteka avuga ngo hasigaye icyago kimwe iki kimwe ngiye guteza Farawo n'abanyegiputa azabareka mugende nabareka by'ukuri kizabibabwira nuko azabirukana ngo nibagende azabarekura birukana nkuko Imana yabwiye Mose umva rero uko umwaka urangiye nuko nduje none bwira abantu umugabo wese yegera umugabo w'umunyegiputa umuturanyi we umugore w'umwisiraheli yegera umugore w'umuturanyi we mu Bisiraheli w'abanyegiputa umene nk'abo basezeraho basaba ibintu by'impano babibaha ako kantu gusa ka collaboration k'ubusabane bwa nyuma niko kavuyemo bya bintu by'izahabu n'ifeza byinshi Uwiteka yavuze hehe mu Itangiriro 15 urumva rukuma iyi Mana wizeye usenga irindi jambo yavuze ibaze nyuma y'imyaka 400 n'izahabu yabemereye murazitahana tu kandi muzihabwa n'ababakunzi murazihabwa n'abamarangiye babakoresha iki uburetwa icyo sura cyumva gute gifitiye mesure quelle formule naho kumbe abanyegiputa barimo barabibaha umugabo w'umugabo mugenzi we umugore w'umugore mugenzi we nko kuvuga batumva akira niyivaze nawe ntwaza uyu mukamato w'izahabu murebe ko mwatuviraha Imana yanyu yaturembeje ko ari nko kugira ngo bajye gute babaviraho muri make nka ruswa nimwakira ariko muvaha turebe ko twahumeka Imana yacu yanyu yaturembeje nibuke ku cyo cyago cya nyuma cyari cyabaye ikihe cyo gupfusha umwana wese w'imfura uburiza n'ubuza bw'amatungo ikintu cyose cyavutse bwa mbere cyarapfuye muri iryo joro abaturage bagira ubwo baza kureba Farawo ariko tugiye uri mu biki ubu ngubu uri mu biki amazi yabaye amaraso tuburana tuvoma wicaye ahangaha kandi ntabwo yabaga amaraso arayo mu cyaro gusa nayiwawe yabaye amaraso ibuka ishyano ry'inda rimaze iminsi kuraza ku inkeke warishimye warikwataguye umubiri wabaye rukujuju rekura abantu ntabwo wari kimwubashye ibuka ibibugu byakoze barahangaha ibuka muryamo yaciye mu matungo ibuka urubura rwamaze ibintu ejo bundi ibuka none dore twapfushije ko numva mu mpagaze hejuru ninjye utapfushije njye sinapfushije imfura yanjye ngende suri mu biki ubwo ngubwo rekura abantu niba wanze uvuge atangaje ko abarekuye ntibyaba kubarekura ezema mu gifaransa ahubwo ngo barekura nk'ubirukana mumviraha
abagore bati ntimugendera horata, umva mu makadogo ntugenda horata, ngufitiye bubu. Urumva data ntugende papa bazi, ntugende aho ngaho, ngufitiye inkoni y'izahabu. Ntugende rata, ngufitiye imbehe ya or, ngufitiye rata isaha y'umuringa, ngufitiye. Naho Uwiteka ubwo ari muri operasiyo y'ijambo yemeye ava 400 ans. Nukuri kose wabona iya mbere hari ikizanye, wabona rado hari ikizanye, wabona rusenka hari ikizanye, kuko hari ibintu Uwiteka amaze igihe arimo. Maze iminsi usa n'umubuze, ntiyanavugaga, wari umaze iminsi noneho ngo aricyo cyifuzo urimo gutanga. Ti mu nsengero rwose noneho ntikinavuga, sinkina rota. Burya yariri mu bintu byawe rero, orohize yakabyara. Nize maze iminsi ibihugiyemo. Burya wayiburaga iri mu bintu byawe, orohize rero. Kandi nabyatuye mu izina rya Yesu. Nize rwose, nize pe, oya nize. Nibura bamaze iminsi bavuga ngo Imana yawe iri hehe, bayibone. Kuko ari ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe bazaba bavuga ngo Imana yawe iri hehe, ngo nibwo izivugira i Siyoni. Haleluya! Nibwo izamanuka igutabare, izabibwira ngo ndi hano. Se uzabwira ngo nimuze muyirebe. Haleluya. Bahambira impano zabo barataha nk'uko Uwiteka yavuze. Haleluya. Rero ni Imana izi iby'imyaka ishize, ni Imana izi ibyikurikiyeho. Nsoza muri izi nyigisho nibwo naje kwibaza ryaje muri bamwe itangiriro 18:14 rivuga ngo hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho, igihe nk'iki cy'umwaka nikigaruka tuzakugarukaho sarabyara umuhungu. Ntabwo mu by'ukuri iyo ijambo ry'ubuhanuzi rimanukiye aha ngaha riba rifite umuntu riziye, kubera ko ntamuzi bisaba ngo buri wese akandike, sibyo? Noneho nta mwaka utagira bonane, humura. Nyiri uyu nguyu azafata ibyo bintu tukinezerewe umunezero w'ibye, nawe gujye bizaba biza. Ariko ureba ahantu unota akantu kavuga ngo, reba ahantu ushyira akantu kavuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe. Nta kinanira Uwiteka, gusa haba hari igihe cyashyizweho. None genda umwaka utaha nk'iki gihe tuzakugarukaho. Iri jambo ryo kugaruka biravuga ko n'Imana ubwayo irabizi ko iba imaze igihe ibuze. Tuzakugarukaho, savure direke, nayo irabizi ko kuva yavuga imaze igihe ihuze. Yirekere rihuge, ariko aho izazira izaza. Kuki iryo jambo rikoresha umwaka utaha nk'iki gihe? Kuki se mu gice cya 12 aha mu Kuva yabwiye Mose ngo uku kwezi kubabera imfura mu mezi, uyu mwaka uzabera uwa mbere mu myaka? Kuki yahinduye karandiri uwo mwanya se y'Abanyegiputa? Niyo mpamvu muzabona amezi ari aha ngaha y'Abisiraheli ari ukwayo. Buri gihe burya abanywa interval ya 3 mois. Nabyumvise? Zira za Eluli, za Kislevu, za Nisani, za Abibu, za Adari, ari amezi yose ashyiramo interval y'amezi nk'atatu cyangwa 2 n'igice gutyo cyangwa 3 arenga hagati ye yacu tubarisha. Ibyo rero no kuvuga iki? Uwiteka yahinduye karandiriye yaho bari abakorera yabo. Mana ishimwe. Havuga ngo ukwezi mvuganye nawe kubabera ukwa mbere mu mezi, kubabera imfura. Uyu munsi mvuganyeho nawe ukubere bonane. Noneho rero uhereho ufatireho nkwereke ibintu mbarira. Genda wicare utuze gakeye, maze ku munsi wa 10 w'uku kwezi, urumva ahereye kuwe kuri ubuvuganiyeho, ku munsi wa 10 w'uku kwezi uzabwira umwisirayeli wese ajye mu mukumbi atoranye intama cyangwa ihene